mbifurije amahoro n'imigisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nizeye yuko mumeze neza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe mbese ni igiki wakora mu gihe abantu bakwanze cyangwa se mu gihe abantu bakwangiye ibyo wabifuzagaho cyangwa se ibyo washakaga kuri abo bantu. Tuvuge wenda ahangaha hakubiyemo ibintu byinshi. Wenda se uri umuhungu ukunze umukobwa, umubwiye yuko umukunda arakwanze. N'abakobwa bijya bibabaho ukaba wakundanaga n'umuhungu, noneho igihe kikagera yabonye undi mukobwa bakundana akakwanga. Tugiye kurebera hamwe mbese uzakora iki. Cyangwa se wifuzaga gukora mu kigo runaka, muri kampani runaka, barakwanze, barabyanze, nyine barakwangiye. Mbese uzakora iki? Cyangwa se mu gihe wenda wavugaga uti aba bantu reka niyamamaze mbayobore, cyangwa se iki kigo reka nze niyamamaze kuri uno mwanya mbe nayobora bano bantu, abantu bakanga kugutora bakakwanga. Mbese uzakora iki? Tugiye kurebera hamwe mu mpano nziza bano banyabwenge ba kera badusigiye mu bitabo. Mbese ni igiki wakora? Ahangaha bakubwira yuko niba abantu bakwanze ushobora kubikuramo ibintu bibiri. Kimwe cyo ni ikintu kuba bakwanze cyangwa se bakwangiye ibyo wifuzaga, ni ikintu kigomba kuguhereza imbaraga, cyangwa se ni ibintu bishobora kuguhereza motivasiyo, ukaba wagera kure, ukagera ku rwego rwiza aho wifuzaga kugera ukaharenga. Noneho ariko ikindi kintu kirimo, ushobora kubikoresha kuba abantu bakwanze wiyangiza cyangwa se ugira ubuzima bwawe nabi kurusha uko bwari buri. Ahangaha biterwa n'amahitamo uri bufate cyangwa se umwanzuro uri bufate nyuma y'uko uhuye n'iki kibazo, ugeze muri ino situwasiyo abantu bakaba bakwanga cyangwa se umuntu akakwanga. Rero ahangaha ikintu uba ugomba gukora ni ukuba mbere na mbere warateguye mu mutima wawe cyangwa se mu bwenge bwawe, ubizi neza yuko ibi bishoboka ko umuntu yakwanga, bishoboka ko abantu bakwanga bakakwanga ku buryo banakugirira nabi, ariko ahangaha ugomba kuba warabyiteguye, ubizi neza mu mutima. Rero mu gihe bikubayeho uba ugomba kubibyaza umusaruro, bikakubera motivasiyo, bikaguhereza imbaraga ahubwo zo gukora cyane no kuba neza no kuba mwiza kurusha uko wari uri. Niba uri umuhungu bakwanze, njya mbona abana b'abahungu, umukobwa yakwanze ukagenda ukarira hariya, narumvise ngo harimo n'abashobora kwiyahura. Oya, ayo ngaya aba ari amakosa akomeye cyane. uba ugomba kubyaza umusaruro cya kibazo ugezemo kuba bakwanze, bikaguhereza imbaraga zo gukomera, ahubwo ukaba mwiza kurushaho. Kandi ikindi kintu cy'ingenzi ahangaha bakubwira, ntabwo ugomba guhita wa muntu wakwanze cyangwa se wa bantu bakwanze ugomba kuba wabarakarira cyangwa se ngo ube wamera nk'ushaka kubihimuraho ube wabitura. Oya, uba ugomba gukomeza ukababera mwiza, noneho ahubwo ukabereka yuko nubwo bakwanze bya bintu ubishoboye kandi umeze neza kurushaho. Niba wenda se wahuye n'iki kibazo umuntu yakwanze, wowe genda ugerageza ahubwo wiyiteho, ukore siporo, umere neza, ku buryo noneho n'igihe gishobora kugera wa muntu akaba yakwifuza kukugarukira. Niyo atanakugarukira ntabwo uba ureba ku bandi, uba ureba ku giti cyawe, se uri kubaho ubuhe buzima. Niyo atanakugarukira ibyo ngibyo nta kibazo, ariko uba ugomba ibyo bintu kuba byakubayeho, umuntu yakwanze, abantu bakwanze, biba bigomba kuguhereza imbaraga. Kuko hano muri ubu buzima hagiye harimo ingero nyinshi z'abantu benshi bagiye bagera ku nzozi zabo kandi barabanje kwangwa n'abantu. Wenda duhereye nk'urugero nko ku munyabwenge bita Buda wabayeho mu myaka 2500 ishize. Hari ubwo yari ari gushaka, ubwo yafashe imyaka 6 aragenda ajya mu ishyamba, ari gushaka se kuba yaba neza mu mutima we, akaba ari umuntu nyine ufite umutima usukuye, agahishurirwa ubwenge bwose, nyine akabona urumuri mu buzima bwe, nyine akamenya kubera iki tubayeho, akamenya ibintu byinshi. Yagiye mu ishyamba ahamara imyaka 6. Noneho icyo gihe ari mu ishyamba yari ari kumwe n'abandi bantu nyine bari bajyanye nabo babigishwa be bari gushaka bamenye se, bakavuga bati namara kubona ubwenge, amaze guhishurirwa, natwe azatwigisha, natwe duhishurirwe, tumenye ubwenge muri ubu buzima. Noneho igihe Buda ikintu yari yakoresheje cyangwa se inzira yari yanyuzemo niyo kwibabaza, nka kumwe wenda kwiyiriza ubusa,
utaryama, ari uguhora nyine uri gukora meditasiyo, uri gutekereza, uri gushaka ukuntu wamenya ubwenge. Nibyo bintu Buda yari arimo gukora. Uyu nguyu Gautama Siddhartha yari ataraba Buda kuko amazina yitwaga Gautama Siddhartha. Noneho uko amaze guhishurirwa ubwenge bwose, nyine amaze guhabwa ubwenge no guhishurirwa ibintu byinshi by'amayobera y'ubu buzima, nibwo yiswe the Buddha nyine. Noneho abantu bandi babigishwa batanu bari bajyanye nawe bari aho ngaho mu ishyamba, nyine urumva yari arimo kwibabaza. Igihe cyarageze acika intege, noneho abona yuko bya bintu byo kwibabaza, kutarya n'ibiki nta kintu bizamumarira kuba yahishurirwa ubwenge bwose. Noneho afata amafunguro ararya. Akimara kurya, babigishwa biwe bari bajyanye nawe babonye yuko ariye, baravuga bati noneho Gautama nta kigenda, twigendere tumusiga aha ngaha, ntabwo agihishuriwe ubwenge, nta bwenge azabona kuko n'ubundi yacitse intege, dore arimo kwirira. Baramusiga nyine, nk'uko urumva baramwanze nyine, bamuta aho ngaho, baramwanga, baramureka. Noneho we Gautama, uyu nguyu the Buddha, ntabwo yafashe umwanzuro w'uko nyine kuba abantu baramwanze nanjye reka mbivemo, nk'uko nyine nabo abantu bakwanga ugahita wenda ucika intege. Oya, ahubwo we yahise abibona nk'amahirwe ko noneho agiye kwicara agakora meditasiyo, nta bantu bari kumwe nawe bamusakuriza, bamuganiriza, bamubwira ibintu byinshi, akaba atahishurirwa amahame cyangwa se amayobera y'ubu buzima, ahubwo abibyaza umusaruro. Noneho arakomeza, aratekereza, arakomeza yiga ku mayobera y'ubu buzima. Noneho igihe kiragera, amenya yuko kuba yakwibabaza, kuba yakomeza kugendera muri iyo nzira yo kwibabaza kugira ngo azagire ubwenge, ntacyo bizamumarira. Noneho atangira kujya afata amafunguro kugira ngo nyine agire imbaraga. Noneho igihe cyarageze, uyu Gautama Siddhartha the Buddha aza guhishurirwa, noneho asobanukirwa amahame n'amayobera y'ubu buzima, amenya nyine, arahishurirwa, amenya ubwenge bwose. Noneho ubwo ngubwo we ikintu yakoze twakuramo, yafashe nyine ba bantu bamwanze, babigishwa batanu bamutaye mu ishyamba bakigendera. Ntabwo yabarakariye cyangwa se ngo abe yavuga ati wenda mwebwe mwaranantaye, ntabwo mbigisha, ntabwo nzabigisha, ntabwo nzavugana namwe. Oya, yababereye mwiza, ahubwo arabegera. Noneho igihe kiragera, noneho nabo baramukurikira, agenda nyine, bagenda bahishurirwa ubwenge bw'ubuzima nyine, bose nabo barahishurirwa kubera yuko the Buddha yamaze guhishurirwa, nabo arabigisha nyine, atuma urumuri rw'ubwenge rubageraho. Hari n'abandi bantu benshi muri ubu buzima bagiye bangwa cyangwa se bacibwa intege n'abantu, abantu bakaba bakwanga, ariko bo bagakomeza gukora kandi bakagera ku gasongero, bakazagera ku nzozi zabo z'ubuzima. Hari nk'uwitwa Abraham Lincoln wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye yiyamamaza ahantu henshi agatsindwa, ariko uko yatsindwaga ku mwanya umwe, niba wenda yiyamamarije kuba guverineri agatsindwa, akiyamamariza kujya muri sena agatsindwa, ntabwo yacikaga intege cyangwa asubire munsi. Oya, yahitaga azamuka noneho ku wundi mwanya uri hejuru, biza kurangira abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wenda ugiye ukareba abakinnyi bakomeye bagiye babaho nka ba Michael Jordan, uzagenda ureba amateka yabo, bagiye bangwa kenshi cyane, ugasanga izo mbaraga bagiye bakuramo kuba abantu babanze cyangwa se babangiye ibyo bifuzaga, nizo zatumye baba abantu b'ibikomerezwa cyangwa se baba abantu batangaje mu mateka y'inosi. Nawe rero nakubwira ngo nuzagera muri situwasiyo yo kwangwa runaka, uzamenye ko ari ibintu bisanzwe. Noneho nurangiza ubibyaza umusaruro, utuma ahubwo biguhereza imbaraga zo gukora cyane no kugera ku rwego rwiza kuruta aho wari uri. Numva nicyo kintu cy'ingenzi twagakwiye gukura muri kino kibazo cyangwa se muri ino situwasiyo ushobora kugeramo yo kwangwa n'abantu, cyangwa se abantu kuba bashobora kukwangira ibyo wifuzaga. Wowe bigomba kukubera imbaraga, bikaguhereza imbaraga z'umurengera, imbaraga nyinshi, bikaguhereza motivasiyo, ukagera ku rwego rwiza kuruta urwo wari uriho. Wibuke gukora subscribe ndetse na like kuri ino video kugira ngo tujye dukomeza turebera hamwe video nyinshi zitandukanye z'ibintu biri mu bwenge cyangwa se ibintu bifite ikintu bitumarira muri ubu buzima. Ciao ciao.